tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Turabasuhuje inshuti bakundwa dukunda kubana ku biganiro bice ku Gasuda TV. Uyu munsi rero kuri iyi tariki turagira ngo twongere tuganire kuko bisanzwe twe ni urugendo rw'abakristo, ariko nanone umukristo atuye muri iyi si. Umukristo yambaye umubiri, umukristo aracyafite akanwa ko kurya, umukristo aracyafite igifu cyo gukoresha ibyo kurya, umukristo aracyakeneye ibintu byinshi byaha muri iyi si. Ariko kandi hari ikintu abakristo bagomba kumenya. Tugiye gufata urugero rutoya, bimeze nk'aho ari isi ariko iri mu yindi si. Urwo rugero rutoya rero tugiye gufata urugero ku bantu bafunzwe bari muri gereza. Aba bantu bafunzwe bari muri gereza barya uko batabishaka, bakaryama igihe uko badashaka, bakajya kuri tuwarete igihe bashakira ntibikunde ko bajya kuri tuwarete. Abo ni agace kari mu isi, gatuye mu isi ariko kameze nk'aho ari isi yako yihariye. Abakristo rero nabo bagomba gusobanukirwa ko bari kuri iyi si, hari ibyo basabwa gukora muri iyi si, ariko kandi batibagiwe ko hari igihe kizagera bakajya iwabo. Nk'uko aba bafungwa nubwo bafunzwe muri izi gereza, nubwo bababarizwa muri izi gereza, nubwo batoterezwa muri izi gereza, ariko hari igihe kizagera bagafungurwa bakajya iwabo mu buzima busanzwe. Noneho rero abanyabwenge bo ntabwo bita kuri ibyo biri kubera muri gereza ngo bige ibyinshi by'imico mibi iri muri gereza, ahubwo barwana no kwita kuri imico bazasanga hanze, kuko ariho bazamara igihe kinini. Abakristo rero nabo ntabwo bakwiye guta umwanya mu mico y'aha muri iyi si, ahubwo bakwiye guta umwanya munini biga iby'ubwami bw'Imana, kuko ariho bazaba iteka ryose. Imana itugirire neza. Aba bakristo rero hari igihe Imana yohereza ubutabazi bwabo mu bintu bitandukanye, ariko aho iciye none bakumva ko ariho izahora ica. Mwitonde kugira ngo iki kiganiro kitaza kubapfira ubusa. Ntugatinde aho utazaramba, ntugatinde mu cyiciro utazamaramo igihe. Iki cyiciro abakristo benshi bari kureba iby'akanya k'aha muri iyi si, bikabatera guhuga cyane, bakibagirwa igihugu barimo kujyamo ariho bazaba by'iteka ryose. Imana itugirire neza. Bakundwa bene data, banza utekereze kuri icyo kintu. Gereza no hanze ya gereza mu buzima busanzwe, gereza igira porogaramu yayo, kandi iyi gereza nayo igutunga izi neza ko utari uwayo by'iteka ryose. Noneho abantu bafunzwe bakubwira ko iyo ufunzwe igihe gitoya wowe uzamara muri gereza, ukakibwira abo bantu usanze muri gereza icyo gihe gitoya uzamara muri iyo gereza, abazamaramo igihe kirekire muri iyo gereza ntabwo baba bifuza ko wazasohoka amahoro,
barakumugaza kugira ngo nusohoka utazagira icyo wimarira. Iyi si dutuye rero nayo kuko izi ko abakristo ari abagenzi bajya mu bwami bw'Imana. Abantu bari kuri iyi si bamenye amakuru y'ibizabera aho hantu muri icyo gihugu. Abatuye iyi si niyo babarebye aba bakristo nyakuri bababonaho umucyo w'Imana, bakababonaho ubwiza bw'Imana. Iyo bamaze kubabonaho ubu bwiza bw'Imana rero niko gutangira gukereye ibitero kugira ngo bananize ba bagenzi bari mu rugendo. Aba bagenzi bakabaha buri kimwe cyose kugira ngo ari bo bakikorera, bakabaha imitwaro kugira ngo ari bo bayikorera, ariko sitarateji baba bafite niyo kugira ngo babashyireho uburyarya, babaremereze mu nzira, bityo bayoberwe, bananirwe gukomeza urugendo rwabo. Niyo mpamvu rero abakristo bakwiriye kugenda muri uru rugendo rwabo ariko babitse ibanga ryabo. Ni abana b'Imana, ni ubwoko bw'Imana, ariko dukwiye kugendana ibanga. Si ngombwa ko uriya n'uriya babimenya, ahubwo mugomba kugira ibanga muri mwe. Imana itugirire neza. Abantu bamaze gushyira amabanga yabo ku karubanda, kenshi bahura n'ibintu byinshi bibagerageza bitewe n'uko bananiwe kurinda amabanga yabo. Sobanukirwa ko uyu muntu uri muri gereza ariko azamaramo igihe gitoya, abazamaramo igihe kinini baramurwanya. Tugiye gusoma ibyanditswe byera, ni ijambo riboneka hano muri Matayo ibice bitandatu. Matayo, tugiye guhera ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 4. Iyo dusomye amagambo nk'uku tuba tugira ngo arushaho kugukomeza, urushaho kwambara imbaraga, usobanukirwe ibyanditswe by'ubwami bw'Imana kurushaho. Haravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wehoho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Yesu atugirire neza. Abagenzi bari mu rugendo bameze nk'abari ku rugamba, barimo bararasana. Kariya kantu, ese ko ndeba amasasu ari menshi, ni hehe nayikinga? Aba bagenzi nicyo kintu kigomba kubarangaza imbere. Bene data bakundwa, birashoboka ko uwo wita mwene so mu rugendo atari we muzakomezanya urugendo, kuko urimo urahigwa wowe ubwawe ku giti cyawe. N'ibitero bikugabwaho birihariye, ntabwo bihwanye n'ibya mugenzi wawe, kuko mwese harimo hararebwa sitarateji mufite kugira ngo mukomeze urugendo. Bityo rero uri guhigwa nkawe wenyine. Niyo mpamvu mu rugendo rwawe ukwiye kugendana ubwenge buri muri wowe, ukarushaho kwirinda cyane no kuba maso. Rero iyo utabaye maso mu rugendo utakaza ibyiringiro,
iyo utabaye maso mu rugendo utakaza ubwenge n'ubuhanga n'ubudahangarwa Imana yari yaraguhaye. Yesu atugirire neza. Mushikame, mugume ku rufatiro. Umwami Yesu akomeze abane namwe. Nimugenda mwihereranye n'Imana, izaba inshuti yanyu kuko nta wundi muzaba mubyereka ibyo mukora, ibikorwa byanyu. Ariko abakristo benshi bagiye bashyira urugendo rwabo ku karubanda, bagashyira uburyo batsinda Satani, umwanzi Satani ku karubanda. Noneho iyo abadayimoni bamaze kumenya imbaraga n'ubuhanga Imana ikoresha kugira ngo igendane nawe, aho ngaho niho batangira guhaguruka bagakereye ibitero ariko bijyanye na bya bintu Imana yagiye ikoranamo nawe. Yesu atugirire neza. Muzi icyatumye Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo niba bababwira ngo ari hano ntimuzajyeyo, niba bababwira ngo ari mu butayu ntimuzajyeyo, nuko yari azi ko ibyo bitero bishobora kugira ingaruka nini ku bizera. Tuvuge urugero, bazaza bakubwire ngo yakundaga gusengera mu butayu none na n'uyu munsi nihari, yakundaga kuvuganira n'abizera mu mayerekwa na n'ubu nihari. Ariko mwitonde kuko umwami Imana abari kugendana nawe nibo bazamenya igikwiriye mu mwanya ukwiriye. Yesu atugirire neza. Mwige gukorera mu mabanga. Yemwe bakristo bene data, mwige gukorera mu mabanga, nibwo muzagera mu bwami bw'Imana. Yemwe bakristo bene data, mwige gukorera mu mabanga, nibwo muzagera mu bwami bw'Imana. Imirimo y'Umwuka Wera, imirimo Umwuka Wera arimo akorera muri mwe, mwige kuyikorera mu ibanga, mu mabanga. Niba Imana ikubwiye ngo ha uriya muntu telefone, iga kuyimujyanira mu ibanga. Bibaye byiza ntiyamenya ko nawe ari wowe uyimuhaye. Iyo telefone ntabwo uyimuhaye ku bwawe, ahubwo uyimuhaye kubw'Umwuka w'Imana yakubwiye ngo genda umuhe iyo telefone. Ese mukristo mwene data, niba ari Imana ikubwiye ngo genda umuhe iyo telefone, ukagenda muri wowe ufite confidence nk'aho ari wowe umuhaye iyo telefone, kandi Imana niyo yakubwiye ngo genda umuhe iyo telefone, urumva ko hari akaga nawe uzaba uri kwikururira. Bibaye byiza iyi telefone wayifunga muri kado, ukandikaho amagambo y'uko ari Imana iyimuhaye. Ushobora no kuyirambika mu nzira ahantu agiye kunyura ntakumenye. Ubwo nibwo bwiru bw'abana b'Imana, nibwo butsinzi bw'abana b'Imana. Mbese niki kizabaho umunsi uyu muntu uzaba wagiye ukamwereka ko ari wowe umuhaye iyo telefone? Nuko hari igihe kizagera ahure n'ibibazo runaka, maze umwanzi Satani amwinjirire amubwire ngo wa muntu waguhaye telefone genda umusange wongere umuganyire amaganya yawe, hari icyo ari bugukorere nanone. Rero aho ngaho icyo kintu azaba aje kukubwira, kuko Umwuka w'Imana atari kumwe nawe, cyangwa se atari cyo gihe cy'Imana cyo kugukoresha kugira ngo umukemurire icyo kibazo, kiriya kintu kizakubera nk'umuzigo, kikuremerere mu rugendo, ahakura amagambo menshi yo kukuvuga no kukuvuma. Aho ngaho nawe nubyumva uzatangira gucika intege. Bene data bakundwa, nimumenye iyi si turimo ko imeze nk'ikindi gihugu, gereza, ariko twitegura gutaha iwacu mu bwami bw'Imana. Icyo kintu mukizirikane. Niyo mpamvu mu byo mukorana n'Imana byose mukwiye kubikora mu ibanga, kuko Imana niyo ifite uburyo igomba gukiza abantu bayo. Nimuvuge ibyo ibabwiye kuvuga, muvuge ibikwiriye mu rugendo,
Imana niyo izi ukuntu iri buze kwikorera ibyayo. Mwuka w'Imana hari uburyo ajya agenda avangavanga amagambo kugira ngo ab'isi bamenye iby'ubwami bw'Imana. Wijya kwirirwa rero ukora ibintu byinshi bikunaniza, ahubwo wowe ukora ibyo ushoboye. Umuririmbyi niwe waririmbye ararimba aravuga ngo nubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga, guhamya ko Yesu ababarira gusa, wivugira ukuntu ibyakubayeho cyangwa se ibyo wanyuzemo, uburyo Yesu Kristo yagutabaye. Noneho nubwo tumaze kubona ko hari abadayimoni bajya batangirira abantu mu nzira babereka uburyo Yesu yatabaye Bizimana Melchior, bagahita bavuga bati nawe yagutabara anyuze muri buriya buryo. Benshi bagakora amakomite, bagakora imiryango, bameze nk'aho bari gushaka gusigasira icyo kintu, ariko ari uburiganya Satani yashyize muri abo bantu kugira ngo bagushe benshi, bazimize benshi. Bakavuga ati Imana yakoraga gutya, yakoreye mu butayu, yatabaye abantu aba n'aba, dore ikidendezi kiri hano, abantu iyo bakiroshyemo bakira indwara zabo. None reka kino kidendezi tucyubakire, Imana itugirire neza. Benshi bamwe bakibwira ko icyo kintu ari umurimo w'Imana, kumbe ni uburiganya bwa Satani. Buri wese yigerere, buri wese azi uko ari, buri wese umukene n'umukire nibaze bahagere, umutima umenetse hari icyo Imana izawukorera kuri iki kidendezi. Noneho bwa buriganya n'uburyarya bw'abadayimoni, kiriya kidendezi bakacyubaka neza, bakagishyiraho amabaraza menshi cyane, ariko ayo mabaraza bagashyiraho abazamu kugira ngo utinjira mu gihe ushakiye, utinjira mu gihe uko ubyumva, ahubwo bashyireho amahame. Ugomba kwinjira wambaye gutya, ugomba kwinjira wanyuze hariya kuri uriya mutambyi, bagashyiraho amahame kugira ngo barusheho kubaka izina ryabo, cyangwa se kugira ngo abantu batakaze ibyiringiro. Bene data ni mube maso, abagenzi muri mu rugendo ni mube maso. Imana yacu, hari umunsi umwe nigeze kunyura ahantu hamwe mpura n'abajura. Mu gihe nari mpuye n'abajura habura nk'umunota ngo mpure nabo, numva muri njye numvisemo gusenga Imana. Ntangira gusenga, numva amasengesho arimo aranzamo, sengera umuntu ngo ufashwe n'abantu benshi cyane, ndimo senga ngo amaboko amufashe ngo namurekure, ayo maboko amufashe namurekure. Ndimo ngenda ntokesha abadayimoni, kumbe ntazi ikintu kigiye kumbaho. Mbese ibi bishatse kuvuga iki? Iki kidendezi hari isaha marayika yamanukiragamo, ariko iyi saha marayika yamanukiragamo abantu yiteguraga gukiza, cyangwa se abantu bari bari konekite n'ubwami bw'Imana, yabamenyeshaga iyo saha bakajya gutegerereza kuri cya kidendezi, marayika akaza ahuriramo nabo. Yesu atugirire neza. Noneho aba bantu iyo bamaze kubaka aya mabaraza, bamaze gushyiraho izi nkike, bamaze gukora ibintu byinshi cyane by'inzitiro, bamaze gushyiraho imiryango, bamaze gushyiraho uburinzi bukomeye, bamaze gushyiraho abazamu, bamaze gushyiraho imisoro, uwinjira muri iki kidendezi kuko kirakiza indwara nyinshi, dore wari kwivuriza aha none iki kidendezi kiri bugukiza iyo ndwara yawe. Bene data bakundwa, umwami Imana ntabwo ari gukorera mu kidendezi gusa, ahubwo n'amagambo ye ajya akiza abayizera. Rero abakristo benshi muri iki gihe bafite uburangare cyangwa se bafite ubujiji mu rugendo rwabo. Ntabwo bazi ko umwami Imana akoresha inzira zitandukanye, ntabwo bazi ko akoresha sitarateji zitandukanye, ntabwo bazi ko umwami Imana ashobora guca hariya cyangwa hariya. Ibi bintu abakristo benshi bamaze gusa naho babyibagirwa bitewe n'aya mabaraza yubatswe ku bidendezi. Noneho iyo bamaze gutanga iyo misoro neza,
bemererwa kujya kwicara kuri cya kidendezi, ariko abantu bari kumwe n'Imana bahishurirwa amabanga ko ari Yesu Kristo uri guca i Kaperinawumu. Nimugende mumutangirire i Kaperinawumu murakira indwara zanyu. Noneho aba bantu bari mu mwuka w'Imana bari kumwe n'Imana, bahora biringiye Imana, bahora bategereje Imana, yo ikababwira ngo nimujye guhagarara i Kaperinawumu, Yesu Kristo agiye kuhanyura, kandi nahagera muvuze induru, hari icyo ari bubakorere, namaze kumushyiramo ubushobozi bwo gukiza indwara zanyu. Noneho aba bakristo bo ubujiji bafite n'uburangare, nta mwanya bafite wo kubana n'Imana bo ubwabo. Niyo mpamvu bari kumvira aya majwi y'abubatse amabaraza, bakaguma ku kidendezi, izuba rikabicira ku kidendezi, kandi Yesu ari i Kaperinawumu, ari gukiza abarwayi b'i Kaperinawumu. Yesu ari mu nzira za, kandi arasohorera ku baraza runaka ririho umurinzi, ari buhagarare hariya muri jaride. Si ngombwa ko yegerana n'uwo murinzi ngo amubaze byinshi cyane, oya, ahubwo ariyicarira hariya arebe ba bantu bahejejwe inyuma ariko bizeye umwami Yesu, abakiza indwara zabo batiriwe bijya mu kidendezi. Rero ubujiji bw'abakristo ntabwo bizeye Yesu ukiza ariko akoresheje icyo kidendezi, ahubwo bizeye ikidendezi Yesu yakoreyemo umunsi umwe runaka. Yesu yakoreye mu kidendezi itariki imwe cyangwa se umunsi umwe runaka. Noneho uburiganya bw'abadayimoni butera abantu guhanga amaso ku kidendezi, kandi Yesu atari bwongere gukorera mu kidendezi. Ufite byiringiro ki muri uyu mwanya? Sobanukirwa, iyi shati nambaye ntabwo iyi shati izahora yambawe nanjye. Hari igihe kizagera iyi shati nyikuremo, nshyire kuri porotomanto, nshyire muri garderobe. Iyi shati hari igihe nzaba ntayambaye. Ikibabaje rero, abakristo benshi ntabwo bari gutegereza nyiri iyi shati, ahubwo bo bari kugenda bareba ya shati aho imanitse muri garderobe. Imana itugirire neza. Iyi shati iyo bari guhanga amaso, aho guhanga amaso nyiri ukuyambara. Bene data bakundwa, uyu muntu ashobora kuba afite amashati 1000, uzakomeza umutegereze. Hari n'igihe iyi shati ashobora kuyambara none ariko akamara imyaka runaka atongeye kuyambara. Mwitonde cyane, ntabwo umwami Imana akorera ku kidendezi gusa, ntabwo ubutabazi bwanyu buva ku kidendezi gusa, ahubwo nimube maso, mwirinde uburyarya n'uburiganya bw'abubaka aya mabaraza kugira ngo muhore murangara ikidendezi, ahubwo mwibagirwe nyiri gukorera mu kidendezi. Natera intambwe mumukurikire, navuga ijambo muryumve, mwitoze kumva ijwi ry'Imana nyiri ikidendezi. Azabayobora mu kuri kose, nta buriganya buzabaho kuko muri abana be, muri ubwoko bwe. Ariko ikiruru n'ikiza ntabwo kizabayobora mu kuri kose, bitewe n'uko kizaba kiri gushaka kubarira abana b'intama, kizaba kiri gushaka guca amaboko yanyu, iki kirura kizaba kiri gushaka kunogora amaso yanyu. Bene data bakundwa, hari ibyo kitazemera ko mumenya, kubera ko mushobora kugira mu rumuri mugasobanukirwa amabanga yacyo. Kiri kubigiraho cyiza, ariko hari icyo kiri guteganya gukora mu kanya kari buze kuza muri uyu mwijima, igihe muraba muri mu icuraburindi. Kirimo kirashaka kwanduza amaso yanyu, buri kimwe cyose, kugira ngo nimugera mu icuraburindi kizabona uko kibafata, kibangiriza ubugingo. Nimube maso, nimube maso. Mwizere Imana kuruta uko mwizera ibyo yakoreyemo. Mwizere Imana kuruta uko mwizera ibyo yakoreyemo.
hari ibintu yakoreyemo ejo, ariko arimo aragenda atubura imigati, arimo aragenda atubura amafi. Ariko abantu benshi aho kugira ngo bakurikire umuntu uri kugenda atubura amafi, yageze aha n'aha akora ibi, Imana ntabwo iri gukora igitangaza cyo gutubura amafi gusa, ahubwo irimo irakiza ubumuga bw'abantu, irimo irahumura impumyi abantu, irimo iragenda ikora ibintu bitandukanye, irimo iragenda itsindishiriza abantu. Ariko hari abantu banze kugendana na Yesu Kristo, ahubwo bigumira hano hantu yatuburiye amafi n'imigati, barakomeza barahicara, ariko ibitangaza biri kubera iriya hirya ntabwo babimenye. Nicyo cyatumye bacogora muri bo, bavuga ngo Yesu ntabwo azagaruka, nta nubaho, bitewe n'uko barimo barataka cyane ngo inzara ibiciye hano yatuburiye amafi, bafite na za nkangara zagiye zisagukamo bwabavungukira, ariko bategereje bazifashe gutya ziri kubaremerera, bibwira ko Yesu Kristo ari bugaruke kugira ngo atubure za nkangara zabo. Ariko bene data bakundwa, Yesu ntakiri aho ngaho, ahubwo yageze i Yerusalemu. Nimube maso kugira ngo abarangire ahageze, namwe mukataze cyane mumukurikire kugira ngo mumusangeyo, arabakorera ibyo mushaka byose. Imana itugirire neza, nimuve aho Imana yakoreye none, yakoreye ejo, ahubwo musatire Imana kugira ngo mumenye ikiri gukora none. Abakristo benshi bafite ubujiji n'uburangare kubera ko ntabwo bari kugendana n'Imana ngo basobanukirwe ikirimo gukora none n'ikirimo gukoreramo none, ahubwo bari kureba muri cya kindi yakoreragamo ejo, bari kureba bya bitangaza yakoreraga aha n'aha, akaba ari byo bahagararamo. Kandi Kristo umwami w'abami hari ibindi bitangaza ari gukorera hariya i Kadeshi Barineya. Muramenye amaso yanyu yere kurebera hafi cyane, ahubwo narebe ibirenge bya Yesu aho biri gukandagira, namwe mubikurikire, bizabageza aho mugomba kugera hakwiriye. Injira neza mu mugambi w'Imana, uzamenya aho Kristo Yesu ageze. Injira neza mu burinzi bw'Imana, uzamenya aho Kristo Yesu ageze, uzamenya igitangaza agezeho ari gukora, uzamenya aho ageze kugira ngo usohoke muri ayo mabaraza, usohoke kuri iki kidendezi, usohoke muri ubu butayu. Hari ahandi Yesu Kristo ageze, kandi aho ageze hose arahakorera, aho ageze hose ahahindura ofisi ye. Nimutegerereza muri za ofisi za kera, Yesu ahageze hose aharema ofisi kandi agakemura ibihari. Nawe nuhamusanga hari icyo azagukemurira, hari icyo azagukorera. Gumana na Yesu Kristo, gumana n'Umwami Imana, gumana n'Umwami w'abami, gumana n'uwo mucunguzi w'abari mu isi ariko abamwizeye, uzaba amahoro. Turabashimiye kubw'uburinzi bw'Imana bukomeje kubana namwe, kandi turabashimiye kubw'uyu mwanya mumaze gukurikirana aya magambo, yere kuba impfabusa kuri mwe, ahubwo babera imbaraga mu rugendo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.